Deka nongere mwikaze nongere nkwifurize kugubwa neza by'umwihariko we wakanze subscribe kuri Flux TV show wowe udahwema gusiga commentaire ndetse na like n'ibindi byinshi bituma ibiganiro byacu nk'ingibi bigera ku bantu benshi cyangwa se mu bice bitandukanye by'igihugu n'abandi benshi bakunda story nk'izi zo muri showbiz hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa ariko reka ntangire mpikaze abantu bankurikiye bari mu bice bitandukanye bari mu majyaruguru amajyepfo iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba namwe muherereye mu mujyi wa Kigali mu turere turimo Nyarugenge Gasabo ndetse na Kicukiro reka mbatere peace gusa ariko ntabwo naza kwirengagiza n'abantu bakunda kudukurikira buri munsi bari hanze yo gucy'u Rwanda ariko babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda muri abantu banje muri abantu bagaciro cyane nimwe tubana buri munsi ariko kandi nawe uhageze bwa mbere icyo nagusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe ubundi tukabana kuri munsi nkuko wari umaze kubibona cyangwa se kuri video cyangwa se kuri ayo magambo atumye ukanda kuri iki kiganiro ubonye ko tugiye kuganira ko bita Gloria Mukama abantu numwe mu banyamakuru bari beza twari dufite kugeza kuri uno munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda hari byabaye kuri we ndetse turaza kuganira no ko bita Ankostino amaze gusezera kuyo bita Kiss FM murayizi neza cyane nimwe muri radio zikomeye kugeza kuri uno munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda iyo tugeze muri showbiz cyangwa se umuziki cinema n'ibindi byose bijya gusa nkayo iyo tuvuzemo Kiss FM n'ibintu bitabibanguka mu matwi yawe cyangwa se byinshi muhita mubimenya cyangwa se mukabyumva mu banyamakuru batandukanye harimo uwo bita Andi umuntu uwo bita Isheja Sandrine uwo bita Rutura nawe muramuzi ko yahanyuze ndetse n'uwo bita Anita Pendo ndetse na Rusine bahari kugeza kuri uno munsi ibyo nabyo ngira ngo tuganiraho kuri uno munsi icyo ngusaba kimwe gusa ni subscribe gusa ariko reka mwikaze muri uburyo nze tuganira byinshi bitandukanye bijyanye n'izi nkuru zagarutsweho cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda haba ku bitangazamakuru binini ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko narimaze kubikubwira narimaze kukubwira yuko tugiye kuganira ku banyamakuru babiri kugeza kuri no munsi bamaze gusezera cyangwa se bamaze kuva mu nshingano bari bafite hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane yuko bakoreye ibitangazamakuru bikomeye ndaza guhera ko bita Gloria Mukama bano muramuzi neza cyane umwe mu banyamakuru twe dufite kugeza kuri no munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda bakomeye yaramaze imyaka irenga 9 akorera igitangazamakuru cy'igihugu cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA by'umwihariko kuri televiziyo y'u Rwanda abenshi mwagiye mumubona mu makuru ndetse no mu bindi biganiro bitandukanye murabizi ko kuri RBA harimo nk'icyo ni byinshi cyane mwagiye mumubona kuri RBA uyu munyamakuru kugeza kuri no munsi nibwo binyuze ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda yaje gutangariza abamukunze abakunda itangazamakuru abakunda n'ibiganiro hano mu gihugu cy'u Rwanda babwira yuko yamaze gusezera cyangwa se yamaze gushyira akadomo ku mirimo yaramaze imyaka irenga 9 akora kuri RBA benshi bakimara kwibona bibajije impamvu nyamukuru cyangwa se impamvu yateye ibyo ngibyo bakomeza kwibaza impamvu yatumye asezera cyangwa se ashyira akadomo kuri iyi mirimo yaramaze imyaka myinshi ariko hari amakuru yamaze kumenyekana kugeza kuri no munsi ayizewe yo wamenya nuko bita Gloria Mukama bano yamaze kwimuka atakibariza hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se atakihabarizwa yamaze kwimukira muri leta z'ubumwe za Amerika cyangwa se USA nkuko benshi mubizi agiye asangayo umuryango cyangwa se akaba agiye kubana yo nawo ari nazo mpamvu cyangwa se ariyo mpamvu nyamukuru yatumye yasezera kuri iyi mirimo yaramaze igihe kinini akora cyangwa se binyuze muri ubu buryo yabikoraga abantu benshi barabizi ko bamukunze murabizi ko twavugaga aba presenter beza hano mu gihugu cy'u Rwanda uwo bita Gloria Mukama bano abenshi muramuzi mwagiye mubona muri RBA mu makuru agatumira by'umwihariko mu makuru yagiye gakora ku munsi wo kwa gatandatu agatumira abahanzi benshi batandukanye mwarabibonye yagiye atumira ni benshi bose bitwa karabahanzi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bagiye cyangwa se yagiye abatumira mu makuru numwe mu bahanga barabyibuka hari inkuru zagiye zitambuka mu minsi yashize Paul Rutika ngavuga ko bakundana gusa ariko ntago byari byo ariko kugeza kuri no munsi bita Gloria Mukama hano yamaze gusezera gusa ariko hari byinshi ushobora kumenya hari byinshi utaruzi kuri uyu munyamakuru kugeza kuri no munsi wamaze kubisezera cyangwa se bamaze kubishyira akadomo uyu Gloria Mukama bano uyu yabanje kuba umuhanzi cyane ko ari indirimbo z'abahanzi yagiye yumvikanamo yaririmbyemo chorus murabizi ko yabitangiye yiga muri kaminuza y'igihugu cy'u Rwanda yo bita University of Rwanda cyangwa se UR niho yatangiye ibijyanye n'umuziki hari abakobwa batatu bakoranye itsinda gusa ariko iryo tsinda baza gutandukana nyuma yaje gukomeza n'umuziki ku giti cye aho yaje gukorana n'abaraperi batandukanye yagiye yumvikana muri chorus z'indirimbo zabo yurego Gloria Mukama bana yagiye abifatanya ariko biza kurangira
yinjiye mu itangazamakuru cyane yuko ari naryo yize, biza kurangira akoze kuri ibyo bitangazamakuru. Rero kugeza kuri uno munsi urugendo rwe rw'imyaka 9 akaba rusoreje kuri RBA, akaba yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kimwe mu bintu abantu benshi bavuze bati duhombye umunyamakuru mwiza, by'umwihariko RBA ibuze umunyamakuru wari ukomeye cyangwa se wari inkingi ya mwamba, cyane yuko ibiganiro bye n'uruca abana benshi cyangwa se mwagiye mubona ubuhanga bwe, uburyo ya presentaga, uburyo yabikoraga. Abajyaga mubona kuri TikTok murabizi ko yajyaga anyuzaho video yigisha abantu n'uburyo bira byose babikora. Iyo video nayo niba utarayibonye nshobora kudayigusigiraho uraza kuyibona ku musozo w'ikiganiro cy'uno munsi. Gusa ariko nkurira ntidutinde ko bitagurere mukabano cyane yuko byinshi kuri we atari ibintu twajye ku ruhande. Ndaza gukomereza ko bita Uncle Austin. Austin ni umwe mu banyamakuru twari dufite kugeza kuri uno munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda b'abahanga beza mu biganiro by'ubuhanga cyangwa se birimo gushyigikira ndetse no guteza imbere showbiz nyarwanda, cyane ko yashyigikiraga abahanzi. Murabizi ko yakoraga iyo bita Top 10 baza kwihereza umukobwa bita Sonia Lola kuri Kiss FM, ibiganiro birimo Kiss Drive yakoraga mu masaha y'imugoroba. Muramuzi neza cyane, ni numwe mu bantu bafite izina rikomeye cyangwa se iyo tuvuze abarejande mu bijyanye n'itangazamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda bita Austin azamo. Ikindi ni umwe mu bahanzi twe dufite kugeza kuri uno munsi. Mu minsi yashize nabonyeho bita Papa cyangwa bigaruka bavuga ati All Star cyangwa se indirimbo yahuriyemo abahanzi benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda itarimo Austin ntabwo yabaga ari igice cyangwa se habaga habura hakandi. Impamvu yavuze ibyo bintu cyangwa se Papa cyangwa bigarutseho ni uko uyu mugabo bita Austin yagiye azigaragaramo nyinshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse abenshi tugeze ku bushobozi bwe cyangwa se ubuhanga bwe cyangwa se na byinshi yagiye akora. Austin ntago ari umuntu wo kujijinganyaho cyangwa se wo kwirengagiza ibyo yakoze. Abenshi turamuzi kugeza kuri uno munsi. Austin nawe bitunguranye yaje kubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, imbuga akoresha zirimo Instagram na X. Nibwo yaje kubwira abanyarwanda ndetse n'abakunzi be n'abafana muri rusange yuko icyitwa itangazamakuru yamaze gushyira akadomo cyangwa se yari hagaritse kuri kora by'umwuga, yamaze gushiftinga. Hari ibindi agiye kwerekezamo nubwo atigeze abitangazamo. Hari biri kuvugwa, ndaje nabyo tubigarukeho. Kugeza kuri uno munsi bitanatinze iyo bita Kiss FM yahise ifata umwanya wa Austin bahita banawushyira ku isoko. Baravuga bati umuntu wumva ko rwose yashobora kugira service atanga kuri radio, amarembo arafunguye cyangwa se imiryango iri open, ushobora kuza tukaguha akazi cyangwa se mugakora ikizamini ubutsinze akaza agakomereza. Austin ni imwe mu nkuru yabaye n'abantu bavuga bati kubera icyo Austin agiye hakiri kare, hari byinshi yakagombye kuba akiri gutanga, cyane yuko ntago ari umuntu ufite imyaka iri hejuru. Gusa ariko ndaza n'ubundi kwitsa cyangwa se nkomoze ku makuru asa nkaho ariyo yatumye ibi byose bivugwa. Uyu Austin haravugwa yuko ashobora kuba agiye gutangira umuyoboro we cyangwa se chaîne ya YouTube nshya agiye kunyuzaho content zitandukanye, cyane yuko twagiye tubana ku banyamakuru batandukanye no bita Gerard Mbabazi yarasezeye akora ku giti cye n'abandi benshi batandukanye. Amakuru hari kugeza kuri uno munsi aravuga yuko bita Austin nyuma yuko afite inshingano nyinshi, barabizi ko afite restaurant ikomeye. Kugeza kuri uno munsi mujya mu bahanzi babikoresha ngo kwa Uncles, afite restaurant ikomeye cyane. Abastari benshi niho bahurira, amanama y'abastari amwe namwe ajya ahurirayo, cyangwa se abastari benshi numva ko umuntu uba muri showbiz afite connection nyinshi, ama event ndetse n'abashaka kwiyakira bakunze kujyayo. Rero ibyo byose akaba agiye kubifatanya n'ubundi buryo bwo kuba yabagiye gukoresha YouTube. Ayo ni amakuru ari kuvugwa n'abantu ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mihanda nk'uko tubizi. Nta wigeze za ngo abikonfirme cyangwa se ngo abyemeze ko ariko bigiye kugenda cyangwa se ko ari byo bigiye kuba kuri Austin. Gusa ariko nta makuru hari kugeza kuri uno munsi, ndetse n'abari kuyavuga uri kubona ko bafite ishingiro. Aba banyamakuru babiri bamaze gusezera, benshi babagarutseho cyane ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nakomeje by'umwihariko kureba kuri X benshi bo bayikoresha bavuze bati iki nicyo bita igihombo, cyane yuko wenda nka Austin nta muntu yigeze yafata akaboko mu itangazamakuru. Wenda barahari benshi yagiye azamura, barahari benshi yagiye afasha, ariko benshi bavugaga bati byakabaye byiza nka kira kiganiro mbere yuko agisezera yakagombye kuba hari umuntu yakabaye yarahazanye rwose akaba amufata akaboko amwerekera ndetse n'abantu bamumenya, kugira ngo iyo bita Kiss FM nize gusigarana icyuho cyangwa se nize kubihura n'icyo twakita nk'igihombo, cyane yuko Kiss FM muri imyaka igera kuri 3 itakaje abanyamakuru bakomeye cyane. Yewe bita Isheja Sandrine yerekeje kuri RBA kuba umuyobozi, ngo bita andi umuntu wari usanzwe yari n'umuhanzi naye yamaze gusezera, n'abandi nka Rutura bagiye bahava. Abantu benshi babigarutse bavuga bati Kiss FM rwose muri iyi minsi niba ishaka gukora recruitment niza n'umuntu w'izina rikomeye aze akorere mu ngata uwo bita
Austin wamaze gusezera kino gitangazamakuru bita Kiss FM. Abanyamakuru babiri kugeza kuri no munsi wo bita Gloria Mukamabano wamaze kwerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no bita Austin nimwe mu nkuru yagarutsweho cyane ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bavuga bati duhombye vibe, duhombye amakuru ari mu buhanga bwinshi nk'ubwo twabonye kuri Gloria Mukamabano. Benshi ubona ko byagarutsweho cyane, gusa ariko nuko bimeze we wabonye ayo makuru menshi hirya no hino, ukuri nuko guhari. Ariko kandi reka nkushimire twa turi kumwe muri aka kanya nkwibutsa yuko ngiye mubana buri munsi Reflux eme umwana w'umuntu, ariko kandi abantu mufite imodoka cyangwa se wowe uyikeneye ushaka no kuyikoresha, igisubizo nta kinini Felicien Auto Spare Part. Twandikire cyangwa se utugane kuri iyi video ugiye kubonamo ibisobanuro byinshi bitandukanye. Ndagushimiye nk'ibisanzwe ni Reflux eme. Ciao ciao. Muri Felicien Auto Spare Part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose, cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakia. Akarusho nuko kubadutumye ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe biba bigushyitseho, ndetse n'ababandi bagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho. Waba ufite ikibazo cy'BS, aho ntabwo nibagiwe kukubwira ko iyo uguze PS muri Felicien Auto Spare Part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo ari ryo bita Two System Auto Care Garage. Kandi akarusho iyo uguze PS tuguhereza garantie. Felicien Auto Spare Part, igisubizo kuri mwebwe mufite imodoka zananiranye.